kubasuhuza mwebwe inshuti zacu mudahemera gutwera ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagerezaho kuri muyoboro wanyu MENYA TV show. Mboneraho no kuba ikaze mu makuru yacu tugiye gutangirana hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ni mu baturanyi, ubwo ndavuga muri Repubulika Demokarasi of Congo, DRC. Reka tujye muri Nord Kivu, ubwo ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo Kinshasa, aho n'ubundi hakomeje kuvugwa imirwano ihanganishije ingabo za leta FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Ni imirwano igikomeje saa hizi n'ubundi, imirwano rwose iracyakomeje kuko ibyo bagiye bemeranywa mu biganiro byagiye bibahuza ntago bagiye babishyira mu bikorwa. Gusa munyemerere uyu munsi tuganire ku uyu musore witwa Iradukunda Jean de Dieu nimba nibeshye. Ni umusore uherutse gushyirwa imbere y'itangazamakuru, yafashwe n'ingabo za leta, ubwo ndavuga FARDC n'abambari bayo bayifasha nyine muri urugamba ihanganyemo na M23. Uyu musore Iradukunda Jean de Dieu bamushyize imbere y'itangazamakuru. Ikigaragara cyo nuko hashobora kuba harabayeho na torture cyangwa se itotezwa ryo kugira ngo yemere ibintu, kuko urabona mu bijyanye na physically nta mbaraga, yaranegekaye, kandi ukurikije ibyo yagendaga avuga ngo baramuvuje, bamuha imiti, bamwitaho, ariko mu bigaragara byo nuko uyu musore n'ubundi ameze nabi, kuko niyo ureba mu mivugire ye ubona ko ashobora kuba yarakorewe n'ikintu cya torture cyangwa se ikintu cyo gutotezwa, cyo gutocaringwa, bakamukora nyine ibintu bya mfura mbi kugira ngo anavuge n'ibintu bihabanye cyane. Ni umusore wafatiwe ngo mu rugamba nyine ruhanganishije M23 ndetse n'ingabo za leta ya FARDC, ngafatirwa mu gace ka Lubero. Byo yagiye atangaza avuga ko ngo igitero nyine cya FARDC cyaje kubagwa gitumo, ngo abo bari kumwe baragenda, ngo we baramurasaza gukomereka, abasha kutagenda, ingabo za FARDC zimufata ngutyo, zimujyana ngutyo. Mu byo ari kugenda avuga, ari kuvuga ko ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF ngari cyakorera, ngo ndetse ari nacyo ngo cyamudeployinze muri Congo. Ariko umuntu asesenguye neza akareba, hashobora kuba hari gukorwa na torture cyangwa se itotezwa ryakorewe uyu muhungu, uyu mugabo, kuko mu mivugire ye ibintu bigaragara ko ashobora kuba yarakorewe torture yo kugira ngo avuge ibintu yahatirijwe cyangwa se yategetswe kuvuga. Ni umusore uri kuvuga neza ko ngo yoherejwe n'igisirikare cy'u Rwanda, ngo bamwe ngo bakinjirira ngo Kibumba, abandi ngo bagaca mu birunga bya Sabyinyo, ngo bakagenda nyine babagaba mu byiciro byo kujya kurwana nyine ku rugamba. Gusa ibijyanye no kuvuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda cyamwohereje, ntacyo RDF irabivugaho cyangwa se ntacyo igihugu cy'u Rwanda kirabivugaho ku bijyanye n'uyu musirikare Iradukunda Jean de Dieu uherutse gufatirwa ngo mu gihugu cya Congo, ngarwanira ngo umutwe wa M23. Uyu Iradukunda Jean de Dieu
ubwo yashyikirizwaga cyangwa se yagezwaga imbere y'itangazamakuru avuga ibyo byose nyine yemera uburyo yoherejwe ko byagiye bigenda byose akagenda abivuga. Urabona ko afitemo ikintu cyitotezwa mu bigaragara nimba avuga ko bashobora kuba baramufashe tariki ngo 23 cyangwa n'imwe ariko ikigaragara cyo nuko uyu musore ashobora kuba afite itotezwa kugira ngo aze imbere y'itangazamakuru avuge ibintu nka biriya. Nibigutangaze kumva ngo avuga ikinyarwanda neza kuko nta bantu benshi baba muri Kongo Kinshasa bavuga ikinyarwanda neza, wagira ngo ni n'abanyarwanda cyane cyane abaturiye nyine hariya muri Nord Kivu, muri kariya gace nyine muri Goma wumvamo abantu bavuga neza ikinyarwanda neza kandi nabo ni abanyekongo kavukire, cyane cyane nk'abanyamurenge nabo bavuga ikinyarwanda ku buryo ibyo ntabwo wabigiraho ikibazo cyane uvuga uti ngo uyu ni umunyarwanda cyangwa se ngo koko yaroherejwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ahubwo ikigaragara cyo wenda ni ubusesenguzi bwanjye nakoze ku giti cyanjye, ikigaragara cyo ishobora kuba ari itocari cyangwa se itotezwa kugira ngo bamwemeze cyangwa se batume avuga n'ibintu atashakaga kuvuga we muri we. Ikigaragara cyo ni umusirikare bigaragara mu ishusho ye ko afite ikintu cy'ihungabana n'ubwoba bwinshi, abamuri inyuma cyangwa se abamurinze urabona ko ni ibintu bitamworoheye byanatuma nyine anavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndagushimiye nawe ukomeje kubana natwe, nkibutsa gukora subscribe, ukomeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.